gahunda bateguye neza mbere yo gutera u Rwanda nk'uko babivuga babonye uko uburyo bwonyine bushoboka ntabwo Kayumba yari kwihuza n'umuhungu wa Habyarimana n'ubundi ngo batera ibikitwa FDLR. Birashoboka ko Kayumba wenda yahise avuga ati cyaba ari igisebo, ngewe ntigeze kugaragara mu gisirikare cy'u Rwanda kirwanya FDLR, ngese nigeze kugaragara mu ngabo z'u Rwanda zahagaritse abakoreraga cyangwa se abakoraga genocide yakorewe abatutsi, none ngiye gukorana nabo kugira ngo rero ntagenda muri izi soni, reka nshaka uburyo tubanza duhindura izina. Umuhungu wa Habyarimana ubwo nawe yabyemeye, ariko akomeza kuba ngo ari we uba perezida ugomba kuyobora FDLR. Tshisekedi arabaha amafaranga kwa Ndayishimiye bari gukora recruitment ngo niyo gahunda ihari, ubwo byose babishyire ku murongo, ariko bagiye kuyobora urugamba bose bafite ubwoba, nta n'umwe ushaka kugira no mu nama ntibazatendinga. Inama nazo ngo babikanga yuko inkotanyi ngo zagenda zikabacakirirayo cyangwa se zikabafatirayo. Ubwo ndagira ngo mbwire mwebwe muri guhamagarirwa mwiri huriro ngo mugiye kuzafasha aba bagabo ngo kuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Abagabo bagiye kubikora nta n'umwe ushaka kugaragara. Bose barakibereye ngiyo kubera iki bafite ubwoba ko ngo babafata. None nimwe mwebwe nimwe mutagomba kugira ubwoba, aba bayoboye nta n'umwe muzamenya ndaso. Nibazaga nti aba bagabo baraza ku uru rugendo bagiye gutangira baraza kurugeza i Kigali. Tshisekedi yaratanga amafaranga. Tshisekedi arashaka kujya gukuraho ubutegetsi bw'abandi nyamara n'ubwe ntiburi. Niho natangiye nkubwira ni simbo n'uburyo ubutegetsi nabwo butariho bufasha indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'ubundi bw'ikindi gihugu kujya gukurwaho. Ntabwo ngiri kubikurura ngo mbibone neza rero. So Kongo Kinshasa ni ukuvuga ngo yahisemo niyo yamara ibinyacumi bitatu nta kikorikora ubusa ihangana n'u Rwanda gusa. Bagaburira bafasha abarwanya bafite na gahunda yo gukura ubutegetsi bw'u Rwanda, abategetsi bakajya baza bakavaho bakaza abandi bakongera bakavaho. So aha niho nagira ngo wenda tuze kwitangira ibitekerezo turebe Kayumba wigeze kugaragara mu ngabo zihagarika genocide ubagiye gukorana n'abashibutse cyangwa se agiye gukorana n'abaremye umutwe bakoraga genocide yakorewe abatutsi. Ubu ni ukuvuga ngo se turabyita gute mu Kinyarwanda ra politike cyakora wa mugari nta mwanzi uhora umenya nta n'umukunzi uhoraho. Ariko bamugize vice president. FDLR baramubwiye bati twahindura izina twagira ugomba kuba vice president ntabwo ugomba kuba president. Ibintu mbamona ari nko gusaza nabi simbizi ndi umunye politike. Uyu mugabo P5 byaranze, RNC byaranze, ubwo ageze muri FCR yitwaga FDLR ngugiye kwitwa FCR. So ubwo gahunda yabo rero niko biri kuvugwa, ariko ideology ngo ntabwo irahinduka. Ese niyo mpamvu nakubwiraga ni ubu FDLR barizera Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa se we araza kubizera? Reka turebe urugendo uko bazarugenda. Twe turi abanyepolitike, nituri n'abasirikare tuba tuganira ku makuru ari kuvuga kuri bamwe mu banyepolitike, ariko icyo mbona nisoreza, icyo mbona nsoza, birashoboka rwose ko ibitekerezo byawe byaba opposé n'ibiri gukorwa mu Rwanda. Ukavuga uti ngendeye kuko mituweli yarazamutse, ndabona yakabaye ikurwaho Burundi igihugu wenda kikajya gitangira amafaranga abana abayine gihugu, ati ye ubwo butegetsi bunavuye mu nzira twe tukajyaho dore ABCD dore ikintu twagenderaho tubasha gutanga izo mituweli donc abaturage ntibazishyura. Icyo ni igitekerezo wenda abaturage bashobora kumva. Icya kabiri ukavuga uti imihanda tubona RPF inkotanyi yubatse bakeneye imihanda yo mu kirere wenda ijya za Rusizi za Rwamagana, ukabivuga wivu fact. Abanyarwanda ibyo bintu dushobora kureba tukabati koko imihanda yo mu kirere niba yazi imodoka zikajya zigenda zidakata, ibyo bintu wivu fact. So twabyumva uwo muntu, ariko uraza uvuga ngo urabona ngo hari uburyo ngo mu gihugu ngo kugaruka gukora genocide akaba ariyo tufu kirishisha akakanya muri iyi myaka 40 ingahe itambutse 30 irenga. Umwaka ni mushya, reka byose bibe bishya. Turi i Nyamata mu karere ka Bugesera hafi y'umujyi wa Nyamata neza. Twari dufite ibibanza 10 dushyize ku isoko, bitatu muri byo bahise babitwara. Iyi ni deal yihuse kubera ko umuntu wese uguze ahita akorerwa mutation. Ibibanza byacu biherereye hagati ya stade y'akarere ka Bugesera, ndetse kandi urabona yuko duhana rubibi na Victory Hotel. Ku rundi ruhande duturanye neza na Nyamata Bright School. Iki ni ikigo kigezweho mu byambere mu karere ka Bugesera. Yewe kandi turi hagati ya station za essence zigira kuri 2, ni hafi y'umujyi wa Nyamata neza. Ni deal yihuse ntucikwe. Bakubwiraga yuko byabuze kandi bihenze, nibyo koko. Icyakora twebwe turacyari muri bake babisigaranye hagati ya miliyoni 17 kugera kuri 20. Uraza wihitiremo bitewe n'uko ubushobozi bwawe buhagaze. Byose birihuta, ntabwo amazi uzayakura kure kubera yuko ibibanza byacu amazi yamaze kugerayo. Ibyifuzo byanyu ni itegeko kuri twe. Umukiriya ni umwami. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri telefone ubona kuri ekra yawe. Tubifurije kugubwa neza, kumererwa neza inshuti bakunzi ba Sound of Muhabura, mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu. Birumvikana kandi isesengura makuru na gahunda zitandukanye zose zica kuri uru rubuga. Umukozi cyangwa se umwenzi w'inzoga, iyo inzoga zatangiye ubundi mu Kinyarwanda kera babyitaga gucererwa kubura abakiriya. Y'inzoga yabuze abakiriya hari igihe uruganda rwigira inama yo guhindura icyo twakita packaging cyangwa se, ariko inzoga ikaguma ari ya yindi, bagahindura icupa, bagahindura uburyo imifuniko imeze, ariko inzoga
igahinduka plutôt inzoga ntihinduke igakomeza ari ya yindi. Ngibi ibibaye ku bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bari kwidoga bavuga yuko byanga bikunda igihe cyari cyo cyose batera. Mbere yo gutera rero, umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ku butaka bwa Kongo wahinduriwe izina. Mu guhindurirwa izina hinjiyemo n'amaraso mashya cyangwa se babonye undi muterankunga. Ni inkuru nifuje ko tugiye kuganiraho ndetse kuri buze gutindaho iraza kutwinjiza ku isesengura makuru nk'abanyarwanda turebe. Kongo Kinshasa iri gutanga amafaranga, niyo igomba kuzatanga budget icyitwa amafaranga yose, financial support yose irava muri kesi y'igihugu cya Kongo Kinshasa, ubwo iratangwa na Tshisekedi. Nabyo turi buze kureba niba muri budget y'igihugu cya Kongo niba bagira gutya bakagena amafaranga azifashishwa mu gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nabyo turaza kwinjiramo turebe. Nkunda kubabwira ngo muri ibibazo by'akarere k'ibiyaga bigari dufite hiberamwe abashukanye, bamwe bashuka abandi kubw'inyungu zabo. Hari abana bakoreshwa mu bisirikare mu ntambara kubw'inyungu z'ababoherezayo, hari abashyirwa mu mitwe yitwaje intwaro bababeshya ko barajya gukuraho ubundi butegetsi kandi bakabereka inzira ngo bazacamo ngo babugereho bidateye kabiri. Ukumva abana batikiye bavuye mu nzira, babandi babashyizeho bibereye mu bihugu by'abahaye ubuhungiro. Ariko se nk'abantu bo mu karere ko kibi tutabiganiraho ngo turebe ngo reka twemere ko hari abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bumwe cyangwa ubundi, ariko sinzira bacamwe bavuga ko bagiye kubutekinga down. Izita Rio izita ni inzira ubona ko yaba iri fact. Kayumba Nyamwasa gukorana n'umuhungu wa Habyarimana wigeze kuba president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'uwitwa Jacques Habyarimana baraca muri Kongo Kinshasa bambuke ngo bagire Kigali. Ngiyi gahunda Jacques Habyarimana na Kayumba Nyamwasa. Mbere yuko negura kino kiganiro nabanje kureba kantu ku kandi ngo tuze kureba ubundi ababagabo bombi niki bashobora guhuriraho. Reka turaza kureba weakness yabo niturangiza, ariko turebe n'uruhande rwabo bakomeyeho koko turebe aba bantu bari kuri capable yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa wigeze kuba mu ngabo z'u Rwanda, Kayumba Nyamwasa wigeze kuba ari ku front line ubwo RPF Inkotanyi yafataga umugambi wo gucyura impunzi, gukuraho ubutegetsi bwakoraga genocide ndetse bakaza no kubigeraho. Ubu yamaze kuva muri abo bafatanyije kubohora igihugu, yagiye ku ruhande ahubwo rwabo yigeze kurwanya. Donc abo yabonagamwo ikibi Inkotanyi zibohora igihugu cy'u Rwanda, ubu yatangiye kubabona mwikiza politique toujours. Bishatse kuvuga ngo nyine nta mwanzi uhoraho muri politique, ariko nta n'umukunzi uhoraho. Ibyo biri butume tureba umuntu ku wundi turebe amakuru tumaze kubona ahangaha. Ni ukuvuga ngo Nyamwasa n'umuhungu wa Habyarimana ngaya amashyiga y'inyuma agiye kuyobora ngo urugamba, afite gahunda yo kuyobora urugamba, bakaza bagakuraho ubutegetsi bw'Inkotanyi nk'uko bo barabyidoga. Ntabwo ari byo turi guhimba cyangwa se we quote them, bo barabivuga ko gahunda niyo ngiyo. Kayumba riraba ari nk'ihuriro rya gatatu joinings cyangwa se akoze, rirasenyuka karibuildinga rigasenyuka gashinga irindi RNC bagemo P5 biranze ubageze mu ntera hamwe FDLR. Rero reka turebere hamwe aba bagabo bombi ndetse n'icyamakuru ari kuvuga ku bijyanye no guhindura izina kwa FDLR. Ese biswe bande? Ninde watanze kino gitekerezo? Mwisesengura makuru ryanjye abanyarwanda mu nkurikiye muri hirya no hino, uruhande muherereyeho rwose, baba bari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko namwe murayumva ndabazi. Ndafitemwo se turabyita gute, ndafitemwo benshi bankurikira, nubwo mbona wenda mu ndakarira simbizi, sinzi icyo nabagize. Hari abandi akarira kuko nitangariza amakuru gusa. Turi buze kureba aba bagabo bagiye kubayobora, murabizeye? Mutanga amafaranga, mujye mutanga fundraising ngo amafaranga yegeranwa ngo yo igihe nikigera ngo yo kuzashyira donc icyo twita implement mu byita gute mu ntuza gushyira mu bikorwa, to put in practice, sibyo? Amafaranga yatangwa. Hari uwitwa Nahimana Mukahise ngo yigeze kubarira umushandiko w'amafaranga. Ibyo birarangira. Ubu hagezweho Kayumba Nyamwasa n'umuhungu wa President Juvenal Habyarimana. Abo nibo bagiye guhuza imbaraga bakaza ngo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nta mafaranga babagabo bafite, amafaranga ari butangwe na Tshisekedi. Hakurya kwa Ndayishimiye amakuru ari kutubwira ko bo ngo bagiye gukora ikitwa sensibilisation n'amarikitoma. Ubwo bana b'abanyarwanda yenda bazakenera kujoininga abantu bagiye bamena ruhinga inyuma baturongere bace bagende bagiye. So ndagira ngo turarebera hamwe nk'abanyarwanda. Ibi ndabivuga nk'umunyarwanda, ntabwo ndabivuga nk'umunyamakuru gusa. Ibi tugiye kubiganira nk'umunyarwanda uzi iki gihugu wakivukiyemo kuri iyi myaka 40 ingahe nyigize niki murananisabiira Imana ngo izame kugisaziramo. Ndagira ngo turebe akantu ku kandi. Ibibazo biri politiki tubana nabyo mu karere k'ibiyaga bigari, harimwo ibibazo biri politiko ko kubona bishobora gushakirwa ibisubizo. Hakaba n'abandi bihishe muri iri hema rya politike, bo baramaze gutagitinga yuko bazakomeza kugenda muri uwo mujyo babeshya bateka mitwe. Sinatinya kubivuga na cyane ko bamwe baba bari kugana mu zabukuru, ariko igiteye inkeke kinashekeje harimo n'abana bato b'abajene bahita bwo kuba turabyita rukurikira izindi se
simbizi ariko reka tugende gake gake. Hari abantu bakunda guhuza ingabo zari za RPA na FDLR nabyo mujya mubibona bagira bati uko bateye uko President Kagame yayoboye urugamba birasho ntago ndumenye politike cyangwa umusirikare ariko nge nigendera with fact. Hari n'abavuga ngo urabona ngo Tshisekedi ngo ashobora gufasha FDLR nkuko Museveni nawe yafashije ingabo zari za RPA hanyuma igihugu zigakuraho ubutegetsi. Buriya bibaye ngombwa tugafata umugabo witwa Tshisekedi on current situation tugafata na Museveni muri kiriya gihe cyakahise umunzane bwo watwereka iki? Ariko ubutegetsi ntiburiho nibwa ntaho nikora ahantu hose ni ukurishisha amafaranga. Abasirikari barwana ari uko bagombye kubahagahimbaza muki ingabo z'igihugu zagizwe bacancuro abo basirikari nabo bantaho nikora n'ubutegetsi buhora bunegetse abagenerali babamariye mu gihome mu gasho. Uwo mu president afite ubushobozi bwo gufasha undi mutwe izindi nyeshyamba zikajya gukuraho ubutegetsi buri strong. Ubwo naribabwiye ngo mwebwe muze kwicara mwikoresha kadevuara murebe President Museveni byo ntiturabigemo cyane turebe kuvuga ngo yafashije ingabo zari za RPA bagira ku ntego. None Tshisekedi nawe agiye gufasha se bararyiteke tugiye kureba naryo ni mwihangane mbanze nyine nsasira ikiganiro cyanjye mbereke ibintu aho biri kwerekeza. Ngubwo uko ngo RPA yafashijwe na Museveni NRM ubwo ngo niko na UDPS ngo igiye kubikora. Turaza kugenda ingingo ku ngingo kugira ngo tuze kubasha gusobanukirwa ese ni bande bashuka bandi ni yihe miheto ikunda gushuka imyambi hano mu karere k'ibiyaga bigari tukaba twimariye mu mvururu imyaka isaga 30. Iyo ibibazo bigiye gukemuka rwose hari abandi bavuga bati oya twasanze guprofitira mu byiza kungukira mu byiza tutabishobora reka tujye kungukira muri biriya bibazo. Ariko tekereza uwigeze kuba mu ngabo z'u Rwanda RDF uwigeze kugaragara mu ngabo za RPA ariwe uri muri FDLR bahuje umugambi rwose ideology yabaye imwe. Kayumba wigeze kuba mu ngabo zahagaritse genocide yakorewe abatutsi ubu noneho ya joininze ingabo zishibuka cyangwa se zaremwe n'abari bamaze gukora genocide yakorewe abatutsi. Ndagira ngo tugende gake gake kugira ngo tuze kugira icyo dusigarana muri sesengura makuru ryacu. First of all mwihangane mbanze masomere iyi article ivuga ihindurwa zina sinzi uburyo nabonye babyita mu ndimi za mahanga ariko reka nze mbasomere hose mwumve uko ibintu bihagaze hanyuma tuzi kuza dusesengura turebe. Nge ntegura kino kiganiro nabanje kubashakashakira umuhungu wa Habyarimana huye hehe na Kayumba. Ubundi ni iki cyakuruye bano bagabo bakisanga bari guhuza icyo twite bari guhana ikiganza. Umwe ni umwana wari umugabo wateguye genocide cyangwa ubutegetsi bwe bwateguye genocide yakorewe abatutsi, undi ni uwabaye mu ngabo zahagaritse genocide yakorewe abatutsi. Aba bagabo ni iki cyagezaho kibahuza? Ese Kayumba yageze aho abona yuko genocide yakorewe abatutsi yagombaga gukorwa byari bikwiriye aricuza yageze ahabona ko yakoze amakosa donc kuba yarakoze icyo gikorwa none akaba yifuza kwihuza n'abashaka gukomeza uwo mugambi. Twe turabirebera hamwe nk'abanyarwanda nababwiye ngo abantu munkurikiye am very sure ko nkurikiwe n'impande ebyiri. Harabagira bati ubutegetsi buriho mu Rwanda ni ikibazo n'akamaramaza, hari n'ababona ibyiza n'agaciro kabyo. Impamvu uvuga ngo mwese turaza kugendana byanga bikunda ngiye nganira namwe mba ndi kubaha fact kugira ngo bitaza kwitwa ngo urumva ngo mwana w'i Kigali wo mu Rwanda nta n'ubundi w'i Kigali by the way arigemba mpitwerera ndi umwana wo ariko ndi wo mu Rwanda ariko nibereye i Kigali ntacyo bintwaye. Icyo nashaka kumvisha ni aha nidushukana cyangwa dushukwa cyangwa tugashukwa n'aba bagabo baburaniwe niko nabyita ariko wari uri mu nshingano z'igihugu ugambana igihugu uribyo ubaye igisambo wenda ku mpamvu zinda nini yawe mwe cyangwa uratorongeye aho kugira ngo ugende uvuga ati ibintu nabonaga utangiye guhindukira none ugiye kurwanya igihugu nyamara mukahise waragaragazaga ibyiza by'icyo gihugu. None urumva rero buri impamvu abanyepolitike bamwe muri bo batagira n'isoni ugatangira kuvuga ko urumva ngo waje gusanga simbizi ntago turabigemo cyane ariko tubanze tugendere ku makuru dufite. Ariko se nk'abanyarwanda ubicyo dukeneye no kwirirwa dushaka impamvu zo kurinda mu ubutegetsi na ese nta buryo dushobora gutanga ibitekerezo tutavuze ngo ikihutirwa no kujya kumena amaraso y'abantu simbizi. Ubaka kanya turi kuvugana nta bwicanyi bushingiye ku bwoko buri kuba mu Rwanda ntabwo dufite. Nta bantu bahezwa ishyanga cyangwa mu mahanga twumva bazira ko bazira ko ari ubwoko runaka ntabo tubona kireka niba hari uburyo se bikorwa mu ibanga sindabibona mu byukuri
ntabwo tubona aba bantu barwanya niyo opposition ubona ngushaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda iyo ugerageje kureba imirongo y'ibyo bashaka gukora uranareba ngo ushaka ibyo bari kunenga nabyo ukabibura ukumva gahunda ngo nukuza ngo kwikomereza genocide yo muri 1994 ukibaza umuntu wari mu bayihagaritse birangiye abonye ko yakoze ishyano yakoze ibintu bitari byiza. Ese ko tumaze kubona ubu aba bari gukora ibi mu gihe dufite umubare munini w'abava ku ruhande rwa FDLR bagahitamo gutaha benshi cyane bagaruka mu gihugu. Mwihangane mu nyumvire hano rero andi makuru rero aravuga yuko FDLR yahinduye izina nibyo bita rebranding. Ibi ntabwo ari uguhindura amateka. Amakuru aravuga yuko FDLR ngo yaba yiyise FCR Front commun de la libération rwandaise. Ihuriro rishya rifite isura ya politike n'igisirikare nkuko biri kuvugwa. Perezida wa FCRR yitwaga FDLR ugiye kwitwa FCRR ni Habyarimana Jalak. Uyu ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana Kinani. Vice Perezida ni Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa birangiye nabaye Vice Perezida kameme. Reka tugendeye ku makuru hano ari kuvugwa. Ubwo Vice Perezida ngo yabaye Kayumba Nyamwasa. Cyakoze yandishaje ngo nako ntarishaje ngo irarisha. Vice Perezida ngo ni Kayumba Nyamwasa harimwo na David Himbara. Bivugwa kandi yuko Kinshasa ariyo itanga inkunga y'amafaranga. Bujumbura nayo Rwanda yishimiye ngo ishinzwe sensibilisation ndetse na recruitment binyuze mu nzego z'iperereza J2. Ariko izina rishya ngo ntabwo rigomba gusiba inkomoko. Cyo twita rebranding ntisimbura amateka. Iyo ideology niyo ntego cyangwa si ya ideology yabo niyo ntego ngo biri buze kuguma ari bimwe. Guhindura inyito ntibihindura ukuri kwaba bantu. Niba ubyumva neza hano makuru atugeraho arahamya cyangwa araduhamiriza neza yuko nigeze gutangira amabwira ngo iyo umucuruzi w'inzoga abona inzoga zatangiye kubura abazigura abaguzi mujye mubibona mu nganda ntari buze kuvuga amazina ntawe ndi kwamamariza hano. Ariko inganda nyinshi industry nyinshi cyangwa not industry factory iyo zibonye product zimwe muri product zazo zitakiri kugurwa ku masoko hari gihe badahindura icyo twita quality ya product ariko bagahindura package. In the way of attracting customers. Nibabona aga packaging gashya biringire cyangwa bizere yuko cyagikwangari bakuraga muri cyangwa cyagikwangari cyari gikuye muri iyo product ubwo noneho bahinduye. I think so. FDLR umutwe witerabwoba byemejwe n'abanyamerika mw'abantu mwizingi bibashinja Loni irabyemeza mufite ahantu mwanditse ubu hariho n'amasezerano y'amahoro yo kubasenya bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uretse ko Kinshasa ibarwanaho Patrick Muyaya we yatangiye kujya ariko mwabonye ko Patrick Muyaya ngo urugero rwiza rw'umuturage wa Kongo. Mfite inkuru ya kabiri turi buze guhuriramwe ngo nuvuga ngo Patrick nta nubwo yemera ko ari umunyekongo. Nabonye yaratangiye kurwana ko sinzi niba agira hari ubundi bwoko yagiraga ariko yatangiye kurwana ko ngo ari umuhutu w'umunyekongo kuko ngo igihutu kibayo buriya ngo nta n'ikinyarwanda kivuga muri Kongo ngo havuga igihutu. Ibintu biri mu karere umwanda wa mu karere. Muri ibyo bintu biba biri kuganisha bari kurwana kuri kiya kintu cyo kuvuga ngo Okintutsi in DRC. Nta numwe bahari yahana. Turabihuraho mu nkuru ya kabiri turebe ibyari byo nabyo kuko akarere nyine karatewe karinjiriwe karimo umwanda ukomeye. So mwumvise hano cy'amakuru ari kutubwira rero Jalak Habyarimana reka naye kubatindira nari natangiye mabwira ngo mbere yuko ntegura kino kiganiro nabanje kureba icyo bano bagabo babiri bahuriyeho je nabonye aba bagabo bombi tugendeye ku makuru dufite bahuriye ku kintu cyitwa ubwoba. Mbabare mbibwira ibyo nabonye wenda namwe muraza kutubwira yewe n'abari ku ruhande rugiye gukorana nabo pe mubanze mukore evaluation. Ngiye ndi kuganira namwe rega nganira namwe nk'abanyarwanda ntabwo nganira namwe nk'abantu dufite ibyo dupfa cyangwa duhanganye kuko giye ntabwo ndi umunyepolitike. Ariko mbonye uri kwatakura u Rwanda uruhora ubusa cyangwa ubeshya uteka imitwe ndakuvuguruza nkakubwira taha uri muri abeshya abanyarwanda tunareke kuri kubeshya abanyarwanda nawe ubwawe uri kwibeshya. Hari abantu twibeshya tukabarukurikira izindi. Niyo mpamvu nkura kuvuga ngo ndi kuganira n'abantu mu ngire ebyiri. Hari ababona ibyiza by'u Rwanda hari n'abagira bati u Rwanda rukora ubusa ubutegetsi buriho ntacyo buri gukora kandi mwese munega amatwi. Nuko bamwe aho kugira ngo wenda mwumve wenda ibyo ndi kubaganiriza hari abantu karabanyitiki ariko ibyo ngibyo rwose ndabibona ariko nta kintu na gito bimbwiye. Reka twikomereze ku cyo twavugaga ngaha. Nje inshakashaka ndeba amakuru yagiye avuga kuri abagabo mu bihe bitandukanye n'ibyo bagiye bakora
muri izi gahunda zabo aba bagabo babiri bombi yaba Kayumba na Jarake icyo nabonye bahuriyeho n'ubwoba. None ikindi kintu namwe muze kumbwira, Kayumba Nyamwasa ubu niwe wakabaye ba vice president, Jarake umujene wo kwa Habyarimana akaba ari babe ngo president waba. So wenda namwe muraza gutanga ibitekerezo muze kumbwira imbaraga z'abano bagabo zishingiye kuki? Amafaranga ya Tshisekedi gusa? Kayumba yabayeho umusirikare. Uyu muhungu Habyarimana sinzi niba zinaho nuko isaso rishyuha simbisi, wenda basanga iriya myaka yose amaze yitozaga igisirikare. Byo ntago ndabitindamo cyane kuko ntago bindeba. Ahubwo impamvu nababwiye ngo bano bagabo navumbuye ko bashobora kuba bahuriye ku bwoba. Inama ya mbere yagombaga kubera hari inama buriya yigeze gutegurwa Pretoria kwa Cyril Ramaphosa muri South Africa. Icyo gihe ngo yagombaga guhurira mu ihuriro ry'aba bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Impamvu ya mbere uyu muhungu Habyarimana yatanze yaravuga ati ababake ntawamenya aho hantu, ntawamenya inkotanyi zishobora kwansanga zikanshakira. Inama menyatara nayitabiriye niba ngo barayikoreye kuri yakore bino bintu by'ikoranabuhanga sinzi, ariko ubwo akambere nshaka kubereka n'ubwoba. Unyumvira uburyo Komanda Supreme asepye ibirenge avuga ati aho hantu mpakandagiye bancisha mu ryo yasinamenye nuko bafasha. Icya kabiri, hari n'indi nama yigeze gupfuba yagombaga kubera Kinshasa Tshisekedi yari yateguye, ariko nta kintu nta nubwo ari we wenyine yagihuriyeho n'abandi benshi cyane ngo bari mu ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abitwa Banahimana bagiye batinya no kugira Kigali tuyireke, bagiye batinya kugera Kinshasa. Tshisekedi ibintu badiringaga byose bagomba guhurira New York n'andi hatandukanye iyo kuri, ariko bakabona ko ngo Kongo Kinshasa bakabata u Rwanda nkurikije uko turubona ntitwamenye uburyo rwaturashye. Niba muri gutinya gukandagira Kinshasa ngo u Rwanda rutaza kubafatirayo, ubwo ku mupaka w'u Rwanda ho muzatinyuka kuhagera. Buno butumwa ndagira ngo mbugenereye abari gushukwa n'abano bagabo ngo bagiye guhurira mu ihuriro ryo kuza gukuraho ubutegetsi ngo no kuyobora icyo gisirikare. Aba bagabo ubwoba bagira bwo kugaragara no kutabasangaho muri ngo mukoreze inama, mubizeye mute, mubiringiye mute? Mu gihe muzaba mwatangira urugamba se muzajyana n'abandi, muzajya imbere gusaba batikirizeyo. Kimwe muri erere nabonye mu karere k'ibiyaga bigari, izi yita revolutionary army ziba zarakozwe n'abo bantu bibereye ibwota amasimbi bari kwirongorera abagore babiye imahanga, bari kwijyanira abana babo mu mashuri, abandi bari kwirira amafaranga. Ikintu cya mbere babashuka, baraza bafata abana za Musanze babashuke muri ubwo buryo, ariko nta numwe ugomba kuza ku mirongo y'urugamba, ntibishoboka. Njya nkunda kubaha urugero ngo niba mushaka kugereranya bano bantu wenda FDL na FPR n'ingabo zari za RPA, aba bantu bafite itandukaniro rikomeye cyane. Tunareke kumwe bamwe bari binjiye mu gihugu bafite gahunda yo kuza guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, abandi bo barashaka ngo kugaruka kuyikomeza. Wenda ibyo ntituranabitindaho cyane, ariko icyo mbona batandukaniyeho abasirikare barabo ku rwego rwo hejuru muri RPA, amateka twereka ko bose urugamba ahantu bose bajyaga kurwana ikirenge cyabo cyabanzaga ku butaka. Abana bato b'abajene bajoyininze force bakaza babari inyuma bagura bati nimusonge imbere, niba boss we mu gisirikare kamanda mukuru yagiye imbere nta kintu kigutera ubwoba. Bamwe mwagiye mubona ko barana barashe barapfuye. None FDL umuntu ugiye kuyobora yibera iyo ngiyo ipari mu Bufaransa kwa President Emmanuel Macron ntashobora kujya mu mashyamba ya Kongo, kandi ni urugamba ngo ruzatangirira. Abandi nibava mu Bubiligi, abandi nibava muri Canada, abo bantu bazabageza he? None niyo ngo hagiye no kuba inama atari n'urugamba, inama ubwayo bagira ubwoba, ari inama ubwayo bagira ubwoba. Inama ubwayo ndagira ngo rega ibintu tuganire bifakta twe kubishyiramo amaranga mutima ngo none se ubwo ngo shaho ngo ihorere ngo ntubizi. Abantu ni inama ubwayo batinya kuyatendinga. Urugamba bazarwatendinga gute? So iyi rero ngo ni gahunda bateguye neza mbere yo gutera u Rwanda nk'uko babivuga, babonye uko uburyo bwonyine bushoboka. Ntabwo Kayumba yari kwihuza n'umuhungu wa Habyarimana n'ubundi ngo batera ibikitwa FDLR. Birashoboka ko Kayumba wenda yahise avuga ati cyaba ari igisebo, ngewe ntigeze kugaragara mu gisirikare cy'u Rwanda kirwanya FDLR, ngese nigeze kugaragara mu ngabo z'u Rwanda zahagaritse abakoreraga cyangwa se abakoraga jenoside yakorewe abatutsi, none ngiye gukorana nabo kugira ngo rero ntagenda muri izi soni, reka nshaka uburyo tubanza duhindura izina. Umuhungu wa Habyarimana ubwo nawe yabyemeye, ariko akomeza kuba ngo ari we uba president ugomba kuyobora FDLR. Tshisekedi arabaha amafaranga kwa Ndayishimiye bari gukora recruitment ngo niyo gahunda ihari, ubwo byose babishyire ku murongo, ariko bagiye kuyobora urugamba bose bafite ubwoba, nta numwe ushaka kugira no mu nama ntibazatendinga. Inama nazo ngo babikanga yuko inkotanyi ngo zagenda zikabacakirirayo cyangwa se zikabafatirayo. Ubwo ndagira ngo mbwire mwebwe muri guhamagarirwa mwiri huriro ngo mugiye kuzafasha aba bagabo ngo kuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Abagabo bagiye kubikora nta numwe ushaka kugaragara. Bose barakibereye ngiyo mugwi kubera iki bafite ubwoba ko ngo babafata. None nimwe mwebwe nimwe mutagomba kugira ubwoba, aba bayoboye nta numwe muzamenya ndaso. Nibazaga nti aba bagabo baraza ku uru rugendo bagiye gutangira baraza kurugeza i Kigali. Tshisekedi yaratanga amafaranga. Tshisekedi arashaka kujya gukuraho ubutegetsi bw'abandi nyamara n'ubwe ntiburi. Niho natangiye nkubwira ni simbo n'uburyo ubutegetsi nabwo butariho bufasha indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'ubundi bw'ikindi gihugu kujya gukurwaho. Ntabwo ngiri kubikurura ngo mbibone neza rero. So Kongo Kinshasa ni ukuvuga ngo yahisemo niyo yamara ibinyacumi bitatu nta kikora ikora ubusa ihangana n'u Rwanda gusa.
bagaburira bafasha abarwanya bafite na gahunda yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, abategetsi bakajya baza bakavaho, bakaza abandi bakongera bakavaho. So aha niho nagira ngo wenda tuze kwitangira ibitekerezo turebe Kayumba wigeze kugaragara mu ngabo zihagarika jenoside ubagiye gukorana n'abashibutse cyangwa se agiye gukorana n'abaremye umutwe bakoraga jenoside yakorewe abatutsi. Ubu nukuvuga ngo se turabyita gute mu Kinyarwanda ra politike cyakora wa mugani nta mwanzi uhora umenya nta n'umukunzi uhoraho. Ariko bamugize vice president. FDLR baramubwiye bati twahindura izina twagira ugomba kuba vice president ntabwo ugomba kuba president. Ibintu bamwe ari nko gusaza nabi simbizi ndi umunyepolitike. Uyu mugabo P5 byaranze, RNC byaranze, ubwo ageze muri FCR yitwaga FDLR ngugiye kwitwa FCR. So ubwo gahunda yabo rero niko biri kuvugwa, ariko ideology ngo ntabwo irahinduka. Ese niyo mpamvu nakubwiraga ni ubu FDLR barizera Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa se we araza kubizera? Reka turebe urugendo uko bazarugenda. Twe turi abanyepolitike, nituri n'abasirikare tuba tuganira ku makuru ari kuvuga kuri bamwe mu banyepolitike, ariko icyo mbona nisoreza, icyo mbona nsoza, birashoboka rwose ko ibitekerezo byawe byaba opposé n'ibiri gukorwa mu Rwanda. Ukavuga uti ngendeye kuko mituweli yarazamutse, ndabona yakabaye ikurwaho burundu igihugu wenda kikajya gitangira amafaranga abana abayine igihugu, ati ye ubwo butegetsi bunavuye mu nzira twe tukajyaho, dore ABCD, dore ikintu twagenderaho tubasha gutanga izo mituweli, donc abaturage ntibazishyura. Icyo ni igitekerezo wenda abaturage bashobora kumva. Icya kabiri ukavuga uti imihanda tubona RPF Inkotanyi yubatse, bakeneye imihanda yo mu kirere wenda ijya za Rusizi za Rwamagana, ukabivuga wivu fact. Abanyarwanda ibyo bintu dushobora kureba tukabati koko imihanda yo mu kirere niba yazi imodoka zikageze zigenda zidakata, ibyo bintu wivu fact. So twabyumva uwo muntu, ariko uraza uvuga ngo urabona ngo hari uburyo ngo mu gihugu ngo kugaruka gukora jenoside akaba ariyo turufu kirishisha akakanya muri iyi myaka 40 ingahe itambutse 30 irenga. Aha mpita mvuga nti harimo imiheto iri gushuka imyambi, kandi umwambi iyo uguye mu maboko y'umwanzi iyo atawufashe ngo awujugunye aho uvuye hari igihe ucamo kabiri. Bene wacu b'Abanyarwanda nzi ko bamwe mujya mu bamanipere cyangwa mushuka mukisanga muri iyi mitwe, bababwiye ko ngo mu Rwanda wenda ngo ibiciro byazamutse ngo tuzi tutaboneka. Na icyo naboze kuvumbura ntasi yoroshye, nganira na diaspora bari muri Amerika, arakubwira ati mwebwe muranaryama twe ntituryama, uryamye ntiwabasha kwishyura bill iri bukubyimbane. Hagati aho rero ngaho reka nsoreza aha ngaha, Imana ikomeze kuba kumwe namwe, andi makuru nakagaruka turabashimiye.